Kaze nanone kuri Rubavu Buy and Sell, mukomere cyane kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero Rubavu Buy and Sell twabazaniye ikibanza kinini cyane kigurishwa. Nkuko mubibona ku mashusho ni ikibanza cyiza cyane giherereye mu mujyi wa Rubavu, kiri kuri kaburimbo. Nuvuga ngo uburebure hariya mubona zira portail ebyiri ni kuri kaburimbo, nako kageti gatoya nako kari kuri kaburimbo. Nuvuga ngo ikoze kuri kaburimbo ebyiri, kaburimbo izamuka n'indi itambika yo haragura. Aho giherereye rero ni mu mujyi wa Gisenyi, aho bita ku Majengu, kirebana neza n'amarembo y'ikibuga cy'indege cya Rubavu. Kibanza gisanzwe kiberamo n'amakwe, ni kibanza gifite korotire nziza cyane kandi ikomeye. Tena ya vuba cyane kuko ni nshyashya, ntago iramara igihe. Ikibanza gifite ubuso 1450 birengaho gato. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane. Uciyemo ibibanza bino bifite metero kare 500, urumva harimo bitatu. Uciyemo bifite metero kare 300, urumva harimo ibibanza 4 birenga. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane. Iki kibanza rero kiragurishwa miliyoni 100 z'amanyarwanda. Miliyoni 100 niyo ya nyuma rwose. Uyafite ukaza ubwo buso bwose ukabutwara n'ubwawe. Ni ikibanza cyiza rero kandi kiri mu miturire. Ni ahantu hagenewe gutura cyangwa se residentiel. Ni ikibanza cyiza cyane kandi kinini ku buryo ushaka kubaka inzu nziza y'itegererezo mu mujyi wa Rubavu, cyangwa se ushaka ikibanza cyiza, ko ikibanza kinini rwose wakibyaza umusaruro mu buryo bufatika, ko gikora ku mihanda 3 kuko nari mbivuze. Imbere haraguru no hepfo hose ni ku muhanda, kandi muri iyo mihanda 3 ibiri yose ni kaburimbo. Urumva ko ari ikibanza giteguye neza. Nari amazu mubona hepfo nayo arimo, nuko kubera haberamo amakwe bajya bayifashisha, ariko ni ikibanza cyiza cyane kandi gifite korotire nziza ikomeye kandi ya vuba. Kuri miliyoni 100 rero z'amanyarwanda rwose uzifite waduhamagara kikaba cyawe. Ikindi kubashaka udashaka kukigurira rimwe, ubwo twakatamo ibibanza 3 ugafata ukagura ibyo ushoboye. Wagura kimwe, wagura 2, ku kimwe kuri miliyoni 35. Niyo washaka kimwe twakiguha nta kibazo rwose. Ni ibibanza byiza, cyangwa se ukahagurira rimwe ubuso bwose 1451. Icyo kibanza cyose kikaba cyawe rwose, n'ibyo bikorwa birimo byose bikaba ibyawe. Urabona ko ari ikibanza cyiza kandi uko nari bivuze kiri mu miturire, ni residential. Muduhamagara rero cyangwa mutwandikiye kuri izo nimero zacu, ziba ziri no kuri WhatsApp. Urabona ko ari ikibanza giteguye neza rwose, ku buryo umushinga runaka washaka gukorera muri ubwo buso bungana gutyo, no buso bunini cyane. Ko bazi kubara iby'ubuso 1450. Aho ni hanze portail, urabona ko ari nziza cyane. Igipangu ni cyiza cyane, parikingi irahari, imbere ni kuri kaburimbo rwose. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ikibanza nikigucike rwose, nikigucike.